areka nawe twamenye ko igitaramo cya The Ben kiburi iminsi mikeya ubwo buringuni yabaga ari gusenga akabara n'inkweto ze ngo hatagira umuntu zimwiba kandi igitaramo kiburi iminsi mikeya areka nawe ubwo nanjye naryamaga tsimbagurika ndeba ku matariki ndavuga nti mana njye nasinzira nkabyuka amasaha yarenze n'itariki ariko ubwo ngubwo ngiye kumva numva umutima urambwiye ati mana yanjye we nkoze ku mutwe numva nambaye ubusa kubera ko nta mucongo buringuni avuga ati igitaramo ko kiri ku ya mbere yo kwa mbere ubu koko niba nta mucongo ubwo uzinjiramo hari usa nabi nanjye ndavuga ni mana yanjye we none se natwara pamerane niba nkangishe ngo yamuteye inda ngeze kuri Kigali Kiripazone ndavuga ni mwamenye ibyabaye reka nawe mu nkubita umucongo ngiye mu gitaramo cya The Ben mpite ntwara pamera The Ben aruzuza rena atwara amatike n'amafaranga ariko nanjye umugore mutsindira nazambwira ngo yamuteye inda reka nawe umucongo uramuntwari the new ya groove and album launch ndahaguruka ndavuga nereka nze niyicarire ku ntebe nereka abanyarwanda ibiciro by'igitaramo babagura amatike ariko nanjye mbwira kwa feri wanjye tireba The Ben umucongo afite n'uwo mucongo uri kubona ntiye ati wuntereke hukube gatandatu ku buryo The Ben azaririmba abona amafaranga mu gitaramo ariko nanjye pamera mujyane reka nawe iyo nicaye mu ntebe ya Roxy Cat muri Kigali Kiripazone buri umusore wese ufite sheri ntangira kumusengera kuko ubwiza mba mpagaze ubwo na The Ben nabaga mvuga ni reka bankoreho uhita urangira umukwaferi wanjye ati pa aburakadabura yerekana umucongo we ahita yerekana The Ben Pro Max ubu tuvugana umuntu bita Pamela atangiye guhindura ibitekerezo kubera uno mucongo ndavuga ni The Ben nomfe The Ben nomfe ndagutwara umwana duhurire muri arena reka nawe